mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye nonaho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nditsamura nkikirizwa n'abahe nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sindagira nsange dusabane nka kera utarasuhuka kera nkiri rudasumbwa nkinsimbagiza abasizi bakansingiza nanjye ubwanjye naragukunze reka kwiheza mu rwawe ngo ushikurwe n'amahanga ireka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze garura umutima mu rwawe bugende dore mwazirakamwa ibigega birahunitse imico yabuze kibeyuri nkazangaruka bukira inzara ihari nimwe n'intimba y'umutima ugukunda ariko mana niki wampoye Imana ritanga urubyaro ubu koko nazize iki wenda mana iyo umwana wa kabiri ntabwo ibi byose byari kuba ariko ni umusaraba kandi ngomba kubaka urwo nashinze Mana uzakomeza ubimfashemo ndakwinginze ariko umutima urananirwa Shiri wanjye ariko uri mubi uramona umutima ugasimbuka tuza tubane mu mahoro nta kibazo rwose n'ikindi narizi hano kugusaba imbabazi y'ibyo mukuru wanjye namubwiye ejo amusore mu buzima nazibaho zidakomanya amahembe gusa nanjye ndagukunda pe hari igihe kamere muntu iza igakora ku mutima y'abantu cyangwa no mu bwonko ariko nta kibazo rwose ndagukunda ariko nawe uzagiye gushyira mu gaciro urumva ibintu ntukabiremereze bibe birebire bikururuke bigiye mu gasozi hirya hino erega nagirega ndi umugabo ntabwo nkeneye kubaka igihagararo n'igitinyiro rero iyo bisakaye hirya hino bikagira oya nabyo n'ikibazo ndetse ngenda kwanga twose ntago nyanga pe ntago nyanga nahise wari kubwira mukuru wa magambo nkariya yose ugamije uransenda nakoze iki nirihe kosa ndisabira imbabazi rwose nirihe kosa nagukoreye ryatuma untererana ukibagirwa urukundo nazira ko twabyara umwana rwose nyubaha cyagiye impamvu wanyubahaga niyo mpamvu twese tubyara umuhungu urumva ariko ntabwo kinyubaha niyo mpamvu tutakibyara gerageza wongera unyubahe niho bipfira nta handi bipfira rwose bigaragaze nukuri ntakubashye nakubaha nyubaha neza no mu buriri uhanyubahire neza
erega ntako ntagira nuko hari ibyagutwaye ndacyari wawe. Oya nka mbere tukibyara Kofi byahise bihera. Ariko ishyire mu mwanya wanjye. None se kuki buri gihe gahunda z'abantu bakuru mu rugo harimo ikibazo cyangwa iki se kandi ndi kubyiga ariko ndacyagukunda. hari ibyo ugiye kumbwira ngo utezeyo rero witegure neza. Hari mu minsi iri kuza hari umwana ugiye kuza. Papa Kofi wagiye umbabarira ukareka kuntoneka. Oya ubonye ibikomere byose umaze kuntera ubona bidahagije. Ese n'ubundi ko ari wowe muganga warekeye aho mugabo mundi. None se wumve hano utangira kumbera ikirumbu. Uri kwa ntabwo uri kubyara. Ndikuzana umuntu aza abasure abubahe namwe mu mwubahe. None ngo ntangiye kuzana ibiki? Ushatse kuvuga ko ushaka kumuzana mu rugo se nawe ugatera inda? Ega wabonye ifamu? Hano ni ifamu yororerwa. Shakira umwana w'umukobwa. Papa Kofi rekera umwana w'umukobwa. Azakore. None se reba igihe wakuburiye. Ndashaka kukuruhura. Aho ngiye nari numvise nabi. Ndashaka kukuruhura. Ntabwo ushaka kuvunika. Ariko rwose none mugiye kugira imfizi y'akarere none. Ariko sibyo nibiki. Buri gihe no gutera inda. Papa Kofi no gutera inda. Ikiri kintu cyose ntabwo nyishyira akaraso ku mubiri ngo ndatera amara. nawe yuje reka nkubwire uriya mwana ni mwiza tubigenze ducya tubishyire kuri Kofi. Urabona Kofi utaramukore mutwara adashoboye kwitwara umwana. Ntunkomeretse ibyo byihorere rimire bonguri biragucitse. Mbabarira kandi ryari ibanga ariko rero uyu mukozi ndamwemeye ariko ikintu gusezeranyije cyambere gusezeranyije nuko ntazongera kugutuka no kukubwira nabi ngiye kwa mugore neza. Urakoze ariko none ntuzongere kunca inyuma y'isezerano. ubundi Imana izaduha ko nkiri muto. rero norekana nakwezi. Ase ubundi ndabyibona ndi mu bikora uko irari byakumaze. Kumenya ko njye nakijijwe nejejwe. Yesu yasanze mu buriri akanganiriza. Yambwiye ati ukirize imihate n'imiruho ntabwo uzongera guterera abakozi. Yesu yabimbwiriza nicyo gukunda. Rego rata muzana nandi ubu ibintu namenyereye ko umukazana nabonye reka data dutangira twitegure. Bande utazanzana mwibyo n'umuhungu wawe mufite ko mwabigenje. Tugende dore ikibazo nanjye ndagukunda. Atari mu mugisi. Gusa. Wumvise? Hano uhavuye tutari kumwe. wahuye na wa motari. Karibu wacu. Kigali wayibonye? Karibu. Ese mwakira igikapu kijyane mu nzu.
Uyu rero ndamubona uteze. nta kibazo ndabona rwose Ufakaza zagashobora nta gakunze. Ubu bindi urabimubwira. Namubwiye amakuru make. wamubwiye Ibindi uramubwira. Uze harimo se? sinzaraganya ariko yari ahari harya witonde nzajya rimwe mvuga Mutoni ubundi mediatrice nta kibazo yose saa yawe imirimo yose urayizi Kofi yakubwiye duhemba umukozi yakubwiye angahe ngeho bitanate Kofi aka kanya uriya nawe yaranyobeye hano mfite umwana nari namubwiye ko kubisobanura 20 na wa mu mama nari namubwiye Okay, nta kibazo gusa hano nta kazi kenshi gahari ni njye ugomba kwitaho na papa w'umwana Kofi afite urugo rutwite ntuzamwimenyereze simbishaka sura umukobwa uri umugore ntuzimenyereze umenye ikikuzanye kandi umenye ubwenge sibyo uzambera umwana mwiza nanjye nzakubera umukiriya ikindi hano i Kigali utazaza ureba ugasamara ugatana ubwo wari wambaye turi kumvikana utazahura n'ibishuko by'i Kigali ukavuga mama Kofi ntiyakubwiriye aho teruriye basijyane mu nzu ibindi uragenda ugumenyerezaho gakeya reka gusuhuze boss wawe se ntumamure wirebe papa wacu makuru bakwita ndesha wasosha teruriye basi mwibona rero ntiwakira amashengo y'uyu mugabo fatanye inyuma mu gikari ndaje nkwibwirira ibyo dukora warashoboye da ariko se bana uruhinja reka ava ko noneho umwego ururaro yinja ayiwe ariko papa Kofi ntabwo kizaho gufata impinja reka akazi gukora ariko se iyo myaka ni ibiki we zanyagaragataze bazitanye ikorere shaba kana nuko bazaniye umusitari ariko papa Kofi noneho ntabwo ariko kariya kana rero aha nako ndatangira kukimenyereza nta mpamvu wese umugore wanjye ko nta byishimo akimba ngomba kubishakira ahandi kandi umugabo hano ku isi no kwishima aka kana yaje nyiteho nagasitara ariko urebye nabi kayamaramo ariko nanjye se ko ntoroshyera nanjye ndayafite amenyo ni menshi